kongeye kubasuhuza abakunzi ba Rwanda Culture TV. Ni wa mwanya mukurikira ibiganiro byayo bitandukanye, ariko uyu munsi nagira mbabwire yuko ntabwo bisanzwe, kubera ko muraza kubonamo impano nyinshi zitandukanye, ariko reka mbanze mbabwire yuko ntari njyenyine, ahubwo ngaragiwe n'abasore n'inkumi benshi cyane batandukanye kandi b'abanyempano. Reka mere iburyo bwanjye yivuge nk'umunyarwanda kandi yivuge nk'intore. Watwibwira? Ndi Inshongore ikaragarisha kondekwe, umuhungu wa Rwanga kugarama, intamati itikura mbere y'ingabo, ngarambe badahiga, ndi bitsindika inkumi bya rucogoza, ndi umwami akunda gutuma mu rukanda muheto, ndi umuhungu, ndi umuzira guhunga, ndi intore ntago ndi intoragura amayagi. Amazina yanjye ni Ishimwe Patrick. Amazina ye ngo ni Ishimwe Patrick, ngo ni intore ntago ari inkandagira amayogi. Reka ibumoso bwanjye hari abari, hari ibishongore, hari ibikanu by'imfizi, nubwo nta mfizi y'ingori baba, ariko reka mbabwire yuko baberewe, mwaberewe cyane pe. Murakoze cyane. Watangira utwibwira? Amazina yanjye ni Umutoni wa Sharon, kandi nanone nakira abadukurikiye. Reka dukomereze iburyo bwawe nawe cyangwa se ruhande rwawe. Murakoze. Nanjye amazina yanjye ni Ndizeye Mwanze. Mwakoze kunyakira. Ngayo nguko tubaye ikaze, ariko nagira mbabwire yuko ntabwo turi twenyine, ahubwo hari abashimye ko twakorana, babwira yuko Branch Boutique bafite produit nyinshi zitandukanye nziza, ibafitiye amavuta, ibafitiye ya myenda y'imbere yo mwibanga, ariko reka kubwire ngo turaza kubimenya byimbitse cyane. Gusa reka nangire mbabwira ngo ubutari nkandagira amayogi, ngaho tubwire waduteguye iki kuno munsi. Uyu munsi ntago nateguye njyenyine, kuko barabona ko ikiganiro cyagutse, dusigaye turi umubare utubutse, dusigaye turi umubare munini. Niyo mpamvu mushiki wacu agiye kutubwira kandi tunamwakira, ndetse n'abakunzi bacu bakomeje kutubwira ko bamwishimiye, atubwire icyo yaduteguriye. Murakoze cyane, nongeye kubasuhuza ndetse no kubakira muri icyo kiganiro cyacu. Amazina yanjye ni yayandi, ni Umutoni wa Sharon, nkaba nabazaniye igiseke kuno munsi nicyo ngiye kubasobanuriraho. Bari bambajije kubana batandukanyiriza igiseke n'ikibo, bisa nkaho babyiteranya. Rero akaba ariyo mpamvu uyu munsi nabazaniye igiseke ngiye kubasobanurira. Igiseke rero ni iki ngiki dufite hano, kikaba kigizwe n'ibintu bibiri bigaragarira amaso, ariko gikozwe n'ibintu bigiye bitandukanye. Igiseke rero aho gitandukanira n'ikibo, ikibo ni iki ngiki, iki gusa. Noneho uyu nguyu ni umutemeri. Cyitwa igiseke ryari? Cyitwa igiseke iyo gifite n'umupfundikizo, nibwo cyitwa igiseke. Rero igiseke muri rusange cyangwa se n'ikibo bikaba bikorwa mu nshinge ziriya zera mu ishyamba cyangwa se ahantu ku musozi niho zikunda kuboneka. Ntabwo wajya mu kibaya ngo wazibonayo, ndetse kikanakorwa no mu migwegwe. Ubu ngubu nk'iki ngiki gikozwe mu migwegwe. Ufata imigwegwe ukayitunganya neza, warangiza ukagira ute igiseke cyawe ukakiboha. Ariko se gatonga umuryango wazisimo ngo batubwire ngo ikintu kibo, Yego. ikintu umutemeri, ese kuki bafashe iki bakora icyo bita ikibo? Ntibafata ikintu bita ikibo, ahubwo bagafata iki kikaba icyo cyitwa ikibo. Wansobanurira nk'umushakashatsi. Umutemeri urumva ni ikintu nyine cyiza gipfundikira, mu gihe ikibo ari cyo kintu cyo hasi, none ushobora kuba wabikamo ikintu. Bivuze ngo bo bajya kubitandukanya,
nk'ikibo bakibikagamo nk'ubugari. Waba bamaze guteka ubugari, wenda umugabo ari butaha atinze, ni nk'igisorori muri rusange. Uwo mugabo yataha atinze bagafata ubugari bakabushyiramo. Ahubwo wakibaza ngo bafataga ubugari bakunda gusonza ugashyiramo, bafataga ubugari bagafata n'akagozi bakabukatamo ibice barangiza bagashyiramo. Ubwo cyari igisorori cy'abantu ba kera. Ese ikibazo batubwiye ko icyo kibo cyangwa icyo giseke gikoze n'ishinge ndetse no mu mugwegwe. Ese ibyo bintu babikoraga gute kugira ngo iyo shinge nyine ubundi babikora gute kugira ngo gaseke kabe kuzuye neza, bakabaha gute ibyo bintu babikoresheje uko ari bibiri, cyangwa bakoresha kimwe bahisemo cyangwa bagakoresha byose icyarimwe? Bakoresha kimwe bahisemo, biterwa n'ako ukunze cyangwa se n'ako ushaka, bitewe n'icyo ushaka, bitewe n'uburyo kigaragarira ijisho. Ushobora gukoresha umugwegwe cyangwa se ugakoresha inshinge. Rero uburyo bakoragamo agaseke urabona gatangiriye hano mu ndiba. Bivuze ngo wafataga inshinge, wanze ugafata n'akadodo ko ku mufuka. Umufuka uriya dusanzwe hazamo nk'amakara, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugafata kariya gashumi kamwe ugakuramo, ugafata n'urushinge n'urudodo rw'imyenda cyangwa se urushinge gusa nyine rukomeye kandi ushobora kuba wanyuzamo urwo rudodo. Ubanza ugatangira ukaboha uhereye hano mu ndiba, noneho ukagenda uzenguruka kugeza aho ukazamuriye kakangana gutya. Noneho aya mabara bivuze ngo ibyo wakoreshaga byabaga bitandukanye. Tuvuge nimba wakoresheje hano umweru, noneho wagira kuri kino cyiciro bitewe n'uko ushaka design cyangwa se ushaka uburyo kaba gasa, warangiza ugahita ushyiraho irindi bara, noneho ugakomeza ukagira ugakomeza ukaboha kakarangiye. Ubwo no ku mutemeri hano waheraga hano ku mutwe, ukagenda ugafinyora kugeza ukagejeje hano hejuru. Ngo reka mubaze, wenda sinzi niba nibuze, ariko yego hari numvise uvuga ngo iyo ufashe aka kantu uyu mutemeri ukawushyira ku manyanya ngo birangira ngo aje ameze neza. Watubwira se kuko nibyo? Ngiye ntekereza yuko ushobora kuba atari byo, kubera yuko ntekereza ko impamvu bashobora kuba barabishingiye bavuga gutyo, abakobwa ba kera namwe murabizi bageraga nyine hagaze neza. Noneho umubyeyi akubwira ngo ntuba gitangira kumera amabere ukagereho. Ariko se nkibaza buri muntu wese uzana amabere y'imitemeri abura uko bayashyizeho umutemeri. Nta kibazo. Ntabwo wamenya, ahubwo wenda n'icyo umuntu agomba kutwandikira muri comment bakatubwira, waba bizi akatubwira nyine uko nimba koko ari byo, nimba bigezeho uzana aje mubyo nawe utabikora. Ese Charles dusubiye inyuma, batubwiye ngo uko nyine ngo ugiye kugakora, ngo wenda nimba hano habanje umweru, ngo bitewe na design ushaka hano wenda ugashyiraho n'iri bara ririho, ko twebwe nk'usanzwe tuzi ko imigwegwe cyangwa se inshinge biba bisa icyatsi. Ese baba barakoresheje iki kugira ngo ukase gutya? Ubajije ikibazo cyiza cyane. Niyo ngenda utakimbajije nawe gutekereza yuko ibintu kuvuga utanabyitayeho. Urabona hano harimo amabara abiri, harimo ikigina kijya gusa nk'umukara, hakabamo n'umweru. Uzi icyo bita gusiga, ubona bita ngo gusiga amabara. Bivuze ngo ni imigwegwe yabafata y'umweru bagashyiraho ibara ushaka, noneho ukaba ari ryo uzagira uzakoresha. Cyangwa se hari n'ukuntu ufata agashashi ka biswi ukazingira kuri wa muntu, kuri wa mugwegwe wawe, wanze ugahita ukaboheraho. Ubirebye we yibaza uburyo byagezeho, gusa nyine uba warabitunganyije mbere y'uko uba wakaboha. Murakoze. Uno munsi icyo nabateguriye ni nko kubasobanurira se ibisigo n'iki byatangiye ryari. Rero uko twanangiye nabibonye,
ibisigo byatangiriye ku ngoma y'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli. Rero ibisobanuro byabyo akaba ari ibisigo nyine ni ubuvanganzo bwuzuyemo iminozanganzo ihanitse bita imivugo cyangwa se imizimizo n'indezi, bikaba byari bigenewe gusingiza umwami n'ingoma ye ngabe bagaba n'abarwanya umwami. urumva ko ibisigo byari uburyo bwo gusingiza umwami, ndetse byari ibintu bavugaga birimo ubuhanga buhanitse bwagaragazaga amateka y'abami bayoboye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu byatangijwe na Nyirarumaga ku ngoma y'umwami Ndoli wa kabiri. Niyo mpamvu tugiye kureba amoko y'ibisigo. Bivuze ngo ibisigo nubwo byari biriho byari bifite iki amoko ya bigiye bigabanyijemo. Ntabwo yose munsi duhitamo amoko y'ibisigo naya yose tuhita tuyasobanura. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzagenda tusobanura buri moko y'ibisigo uko agiye atandukanye. Ariko reka mpere ku bwoko bwa mbere bw'igisigo ari bitaga inkobyo cyangwa ibyanzu. Byari ibisigo bahimbaga bigiye umujyo umwe bitagabanyijemo ibika. Wenda hari ukuntu bahimba umuvugo ugasanga dufite igika cya mbere, icya kabiri, icya gatatu. Byo byari ibisigo bigiye bihurutuye bigiye ku mujyo umwe. Ibisigo ubwoko bwa kabiri babwitaga ibyanzu. Ibyanzu nibwo noneho byari ibisigo byo bigiye biciyemo ibice, nabyo tuzagenda tuyibona. Noneho igice cya gatatu bakitaga impakanizi. Ubwoko bw'ibisigo icya mbere ni inkobyo, ibyanzu n'impakanizi. Ibyo byose mu kiganiro cy'ubutaha tuvuga ati ibyanzu byari biteye gutya, noneho tubibabwire n'uburyo babivugagamo. Mwege mukomeze gukora share ndetse na subscribe na komenti mutwereka ko mwatwishimiye kugira ngo muzabashe gukurikirana ibiganiro bitaha. Clement, reka mbabwire ngo umubyeyi wanga guha umwana we ngo akurikirane aya mateka mu Nyarwanda yaba ari guhomba. Ejo bundi wasanga bamukubise ikibazo muri examen agataha yabonye 0, kandi ejo bundi twarabivuze ugasanga habaye ikibazo. Mubyeyi mvuga wenda n'abari hanze baba diaspora, abanyarwanda bari hanze bakurikirane kugira ngo bige umuco nyarwanda, bige amateka y'u Rwanda. Murakoze cyane gukomeza kudukurikira. Clement, asubirana ijambo nk'uko wari duhaye, kandi reka nekwize mu magambo dukomeza kubagezaho ibindi bigiye bitandukanye bari bateguye. Nagira ngo mubwire yuko ukoze cyane. Reka natinze, reka nakire ukuriye Sigema y'utuntu n'utundi. Ese waduteguriye iki? Tubwire. Utuntu n'utundi nabateguriye, rubizi habamo amazina. Nabateguriye izina Clement, noneho namusigiye gusobanura nkuvuge mwumve imuzi, mwumve imuzingo. Ariko nanone ntabwo ari yonyine nateguyemo. Nateguye n'ibintu bibiri, ni ugusobanura izina ryawe ndetse nkaza no kubabwira mu ncamake ku gaseke ari nako dufite hano. Umuntu Clement ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba ari izina nakita rikomeye cyane. Aba Clement iyo tugiye mu buzima bwabo bwa buri munsi, ni abantu bakunda gukora cyane, ndetse ni abantu baba bumva ko mu ndoto zabo bahindura isi, ariko nanone bakaba ari n'abantu bakunda gushima. Iyo yakoze neza aba yumva nyine wamushima, aba yumva wamutakagiza mu bintu bye byose, aba ashaka ko umwereka ko umwitayeho. Ni abantu bakunda kuba bakire cyane,
nanone bakunda no kugira impano, bakunda kuba abayobozi ariko nanone bakagira n'akavuyo kenshi cyane. Abashaka ahantu ari nyine babe baseka nyine araba barimo barasaragurika, ntabwo ari umuntu nyine ukunda kwishira amarangamutima ye. Ubusanzwe none tuzi ko ari umuntu ukunda gusaragurika, ntabwo kuba bituri kutugana gute. Hari utuntu ajya akora nka twihanganira kuko wenda ari kateye nyine sinumve ko ari defo, ariko nje gusanga ngaha habaye urwango. Oya nta rwango rurimo, niko batubwira bivuze ngo ni Clement nyine izina ryo ubwo icyo mvugira bino bivuze ngo nimba hari undi muntu ku ruhande uri muranyumva dukurikiranye, akaba afite inshuti, afite umuvandimwe, afite umubyeyi se, byaba byakunda umuntu mabana buri munsi, ibyo mvuga wabareba nimba koko bihura nawe ubwawe nimba witwa Clement nkawe, ubwo gerageza kureba nimba ibyo tukubwiye bihuye. Wabona bidahura ngo nyine ugatubwira muri comment ati kiriya kintu nyamara uzute waratubeshye. Reka nkunganireho gatoya, bakire ahantu hagira urukundo, namwe murabizi dukunda rimwe kandi uwo twakunze ntacyo utakora ngo abeho neza, ntabwo ari nk'urwabihe. reka mbabwire ngo turacyakomeje, tugeze muri yasigaye bamukunda cyane yitwa Seka Ushwanyuke. Wakibaza ngo uyu munsi muri Seka Ushwanyuke niki kirimo kidasanzwe? Patrick, gerageza ukoze mu nganzo maze utubwire uko byaba. Ushize twirebeye ku bana ababyeyi barasetse, n'ubwo wenda guseka ni byiza, byongera ubuzima, iminsi yo kubaho. Ariko hari ukuntu umugabo umwe yagize gutya abwira mugenzi we ati arimo aramwirata ngo afite umusatsi. Ariko hari abantu tuzi ko hano bafite nyine imisatsi bimeze ukuntu, ko ntabwo yari umusatsi ufite kubera amavuta y'amuwapangaha ariko zohora uraka, ubu ngubu usigaye ushashagirana. Ati urabona ukuntu ufite umusatsi mwiza, ati ndamusubiza ati uri mashini yogosha umusatsi yakogosha no mu ruhara. Bivuze ngo kuba yari afite umusatsi, ati nanjye nubwo mfite uruhara kuba banyogoshesha imashini mu ruhara n'uwe bawogosha. Bivuze ngo imashini yakogosha umusatsi yakogosha reka babwire ngo uyu munsi ni byiza cyane kuko tubafite ibindi bihishwe. Ariko umugande yaragutemberana n'umushi, nuko bageze mu nzira umushi bakandagiye umugande, nuko umushi ati pole, nuko barakomeje baragiye baratembereye wa muganda ati nanjye mwishyure, abakandagiye umushi. Umugande n'icyongereza cyinshi ati sorry, nuko umushi no kutiga ati ese nsuru u Rwanda n'urwaso. Nuko undi mugabo ari gutembera n'indaya ari gutembera, bagera ku nzu nziza cyane, ati rero mukunzi, ati dore iyi nzu ni yanjye cyane. Nuko ndamubwira ati ufite inzu nziza dukomeze. Nuko barakomeza baratembera, bageze ku kibaya, ati dore iki kibaya rero ni icya mushiki wanjye. Nuko barakomeza baragenda baratembera, bageze byumva bagendaga baganira, bageze ku nzu y'ubucuruzi, amubwira ati rero iri duka ureba ni irya papa wanjye. Nuko indaya iramubwira ati mugabo mwiza iwanyu murakize. Nuko indaya iraceceka, bageze mu rugo indaya ikuramo vuba cyane, iba yinaze ku buriri. Irangije ati rero mugabo ndongora ibyo ndongora vuba, utazavuga ngo niyi mpari mfite ngo ni ya mama wawe. Nuko rero nakagaruka Seka Ushwanyuke, nawe wumva wishimiye ibi ngibi ntugatinye guseka kuko biremewe. Wanatubwira ibindi cyangwa se nimba wiyumvamo iyo mpano ukatubwira tukagutumira, nacyo ukaza ukadususurutsa. Ariko reka mbabwire ngo tugeze muri wa mwanya dukwiye gutuza tugatega amatwi
tukumva icyo tubwirwa. Ngayo nguko Patrick, inama y'umunsi ni iyihe? Inama y'umunsi yagufasha guhindura byinshi, ariko no mu buzima ibintu biba byanze bigenda byanga, ariko hagira umuntu ukubwira ijambo rimwe rikaguha kuba wakongera kugaruka mu buzima wari urimo. Uyu munsi reka tube ku kintu bita gushimira. Ikintu bita gushimira buriya ni gake dushimira abantu cyangwa tubwira abantu ko wenda tubakunda. Reka mbe nabifatanye, ugasanga umuntu ubu nibutse gushimira Sharon ariko amaze gupfa. Nibutse kubwira ko wenda umuntu mukunda nawe ariko amaze kujya guteka. Ibyo bintu nkabivuga nyuma yuko umuntu amaze gupfa, ati kanaka namukundaga namushimira ibi yagize gutya. Iki gihe ntabwo ariko bikenewe, ahubwo bimubwire none agihari atarapfa, ko nyuma y'iyo amaze gupfa ibintu byose biba byarangiye. Yego bibwira barasigaye wenda bakavuga ati yari umuntu mwiza, ariko nyir'ubwite ibyo nta kintu bigize gute. Shimira hakiri kare umuntu atarapfa. Ntuzanshimire pe Clement, nushaka kunshimira uzi ko napfuye uzabyiyorera. Ngerekana nabashimire, reka ngende mpere hano mbashimire nti mwakoze kwa mwaje tugafatanya gukora iki kiganiro kugira ngo abadukurikiye ndatekereza abana byishimiye. Reka ngende nsige mwana ndabashimira kugira ngo ejo niba nanagiye mumenye ko nabashimiye. Nanjye reka nshimire umuntu witwa Emerance mbere yuko apfa, ariko ndamushimira ko yabonye ko Rwanda Culture ari ikintu gikomeye kandi gifite intego kigamije no kwigisha. Gusa tutarasoza najya mbabwire yuko mu kanya gatoya mugiye gukurikira umutumirwa, ariko mbere yuko tumwakira nagira ngo tubwire se ujya muri Branch Boutique wabonye mu izi produit, ese wabonye bafite iki? Tubwire udusangize. Nko mu minsi nk'ibiri iciyeho byabaye ngombwa noneho yuko nanigererayo gutya, atari ukuvuga ngo wenda naguzeho ikintu ndaza nyine ndakigerageza noneho nigirira nihera amaso. Nasanze ibintu byinshi cyane, nawe urabibona kuri makeup. Urabona ukuntu ni kwaka kingora, ntabwo nari nabasaba iyo serivisi yo kuba najyayo ngo bantere iyo makeup, kuko ngo birashoboka yuko ushobora kuyigura bakanakugisha kuyitera. Icyo nakoze narabivuze gusa ntabwo nigize nsaba serivisi yo kuba bayigisha uburyo bitera makeup. Gusa nasanze ari ibintu byinshi, hariyo makeup, hariyo isabune zo koga ku mutwe, hariyo isabune zo koga ku mubiri, hariyo amaparfum, amaparufe, hariyo imyenda y'imbere ku bakobwa cyangwa se ku bamama cyangwa se ku ariko buriya na Patrick yakwinya akaba yagakurayo. Urumva nyine bafite imyenda myiza cyane y'imbere, bafite bivuga ngo ubundi ikintu cyose kijyanye no kwita ku ruhu rwawe cyose barabifite, cyose barebaho kijyanye na wawe. Bivuze ngo nk'ubu ngubu hano urabona hari donki y'isabune, hakaba na donki y'amavuta, hakaba n'ariya mavuta aya ngaya ku muntu utwite. Urabona hari ukuntu uba ushaka yuko na nyuma yo kubyara utazazana iby'amaribori kandi ushaka inda yakorana fresheri, ushobora kuyisiga noneho ukajya uyikoresha nka massage. Ukajya ukomeza kwisiga ugakora massage inda yawe, ndetse na nyuma yaho ku muntu wazanye amaribori ashobora kubona amavuta yayakoresha. Iriya rero nayo ni isabune. Bivuze ngo ku muntu ufite ikibazo, iyi ni donki tuka murimo wankura isabune yo koga. Bivuze ko ku muntu wese ufite ikibazo kijyanye n'uruhu rwe cyangwa se ku muntu usanzwe ari mwiza n'ubundi akeye, ukaba ushaka n'ubundi kurushaho cyangwa se no guhora ukeye kurushaho,
gana Blanche Boutique bakorera muri Chic, nimero zabo ni za zindi 078 16 12 989. Ushobora kubigura ku murongo bakaba babikuzanira mu rugo iwawe batitaye ngo ubuze ibingano. Niba wagura ino sabune yonyine urababwira bakaba bayikuzanira aho utuye ku munsi ubasha kugerayo ni muri Chic kuri floor ya 2 winjiriye ku Nyange. Ngayo nguko rero wowe utarafata iya mbere ngo tugereho babwira ko igiciro ari gitoya uko wifite turavugana. Reka mbabwire yuko rero gusa neza bigira ababigira, kandi reka mbabwire yuko Blanche Boutique yabafasha kandi ku giciro gitoya cyane. Urabasha gutwara produit yabasha kugukiza bimwe mu ndwara waba ufite. Rero natinze nabwiye ko uyu munsi ntibisanzwe, tugiye kwakira umunyempano, umusizi. Ese ndabivugane sinzi ukuntu nabivuga, gusa wenda ubundi rega kirazira kuvuga umuntu bataramubona, sibyo? Kuko ukubivuga ushaka no kubisobanura, rega inkuru mbariranira tuba reka mwibikiye mu kanya, reka naza reka bamushyire kuri kamera mu kanya naza nawe ubwabo barasobanukirwa mbere uko agira ate mbere uko ayivuga. Reka tube tugiye kumwakira mu kanya. Murasigarana n'umwe mu banyamakuru bacu, muraza kugirana ibihe byiza babwira yuko ikiganiro cy'uyu munsi cyari cyiza kurenza icya mbere, ariko mbabwira yuko noneho igikurikiye kizaza ari agahebuzo. Reka babwire ni tujye mu bundi. u Rwanda rwa Gasabo, u Rwanda rwa Gihanga, reka nduvuge, reka ndurate, ndagukunda. Ishimwe Isa, ishimwe wa Nitegeka wa Gahigi wa Suma, abo nabo mu Kinyaga. Murakoze. Hano turi kumwe n'umusizi, umuntu uzi byinshi ku muco nyarwanda, akaba akunda ndetse no kubikora. Twaba tumufite ahangaha. Ese Isa, nk'impano ufite ahangaha umaje kutwereka, ese impano wayimenye ryari kuyifite? Ese wisanze gute muri iyi ntuza y'ubuhanzi bw'imivugo ndetse n'ubusizi? Murakoze. Ahagana muri za 2016 gutyo, nkiri muri primary ku kigo higeze kubaho ikintu, hari buzaba umuganura, ndabyibuka, hari buzaba umuganura. Noneho barapanga baravuga azavuga imivugo, ibyivugo, ndavuga ko se ubundi ubu sinakora umuvugora, dore ko no mu muryango ni abasizi, imivugo, mahamba, ibyo ni ibintu ukunda gukora. Nanjye ndavuga ni wakandika umuvugo, ubundi ndawandika mwita Kunda u Rwanda. Umuvugo narawukoze, ndawupresenta imbere y'abantu, barangije baravuga ati, barabyishimira ati ufite impano. Ndavuga ni ibintu ngomba kubikomeza, ni ibintu byiza. Ese tubwiye ko mu muryango, ese n'indi muntu bikomoraho cyane wafatiyeho urugero ati kuba hano mu muryango? Tuzi ko abantu benshi bakora ibintu bitandukanye, hari abantu baba barabikuyeho mu muryango, cyane cyane ibi bigendanye ni artist, wenda gushushanya, kuririmba, hari umuntu ubikomora kuri nde ugati ibi ni icyitegererezo cyanjye? Murakoze. Ubundi nk'uko nabivuze, ndishimwe wa Nitegeka wa Gahigi, ubwo ni sogokuru yari umu artiste, uvuga ibintu by'ibisigo, imivugo. Mu kiruhuko nk'abana twakundaga kujyayo tukareba ibyo akora,
afite n'inanga za kera aririmba, noneho niko kubikunda, urumva ni umuryango, ni ibintu by'umuryango. ese ni ikihe kibazo cyangwa izihe mbogamizi wahuye nazo muri urugendo wenda rwo gukora imivugo, cyangwa ikintu wahuye nacyo kikakugonga, cyangwa ahantu wigeze baguca intege hagati ntabwo ibyo ukora ari byo, ese ahantu warigeze uhora naho? bibaho mu rugendo, bibaho urugero nka nyuma yo gukora uwo muvugo wanjye wa mbere, bamwe barambwira ati ushoboye, abandi ati reka ahubwo biriya bintu nushaka ubivemo, tisoti wowe ntabwo uzabishobora, ariko kubera icyizere no gukomeza nshimira n'ababyeyi banjye ibintu nshyigikiyemo, ndakomeza niko gukuza impano yanjye, icyerekezo n'urwo rugendo turakomeza. ese wagira wenda nk'igice cy'umuvugo utubwiraho, cyangwa wenda wahimbye kera ukaba watubwiraho ubu ngubu, kugira ngo abadukurikiye bumve injyana ndetse bumve ko bakomeza no kukwishima ndetse no kuba bagukurikirana? murakoze. Nakora kuri wa muvugo witwa Kunda u Rwanda, mutangiriyeho. Kunda u Rwanda koko reka turukunde, kunda u Rwanda rwa gihanga, kunda u Rwanda, u Rwanda rw'abanyarwanda, tutarukunze ninde warukunda. Murakoze cyane. Ese tugana ku musozo, mu buzima busanzwe ukunda iki? Ese ukunda gukurikirana ibiki mu bigendanye n'imyidagaduro, kugira ngo abakunzi bawe bamenye icyo ukunda, bamenye n'uburyo bagomba bagufatamo? Ubundi mu busanzwe Issa ni umuntu ukunda entertainment, cyane cyane amakuru y'abahanzi, fashion, ibyo nabyo ndabikora, tumurika imideri n'umupira w'amaguru gake rimwe na rimwe nkunda kubyumvaho. Akenshi ni ibyo nkunda, cyane cyane umuziki na fashion, gusoma ibitabo by'amateka, cyane cyane ibyo bintu akenshi mba mugiyemo. Ese hariho watangiye gushyira ibihangano byawe ku buryo avuga ati dushatse ibihangano byawe baba babibona? Ntabwo nakabitangiye neza ko mu minsi iri imbere, kubankurikira kuri Instagram, kuri wajya ukandikamo Issa Gedeon, wambona ugakora follow, ubundi mu minsi iri imbere ngiye gukora channel, kuyicreatinga. Mu minsi iri imbere turatangira gushyiraho imivugo, ibisigo, kuko ni ibintu bya fashion showbiz twabyinjiyemo, tugiye gutangira kujya tubicisha kuri iyo channel mu minsi itageze nko ku kwezi ntabwo kurimo, turaba twatangiye gushyira hanze ibyo dukora, kandi tubashishikariza kubikunda. Nk'abanyarwanda mutureba, mukunda umuco, mukunda u Rwanda, tukurikize. Erega baravuga ngo utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze, kandi udasomye ntabwo amenya ahashize, nta nubwo amenya n'aho ari kujya. Ese dusoza tugana ku musozo, wabwira iki abakunzi bawe? Ese wabarekera iki kugira ngo mu kwitegura gushyiraho iyo channel unyuzaho ibikorwa byawe? Ese niki wabatuma bakomveka kugira ngo bakomeze gukurikirana ndetse bakomeze kwishimira ibyo bakugezaho? Murakoze. Nk'uko babyumvise, imivugo, ibisigo, ibyo ni ibintu turi gukora buri munsi. Dufite groupe nini y'abantu dukorana, ntabwo ndikora njyenyine, hari abandi banyempano turi gukorana benshi. Mu minsi iri imbere bakomeza bakurikire kuri Instagram, turashyiraho link ya channel, ubundi bakurikire. Tugiye kuba hari ibintu bishyashya byinshi kandi byiza, nizere ko bazabikunda. Murakoze. Hano twari turi kumwe n'umusore wacu Ishimwe Issa, kandi ndizera ko mwanezerewe. Nakagaruka mu kiganiro cy'umutumirwa. Murakoze cyane.